Dushimiye Imana yaturinze iki cyumweru cyose tukaba tugihumeka umwuka w'abazima. Imana ishimwe cyane. Amen, amen. Turashimira nyine abayobozi batugiriye icyizere Ego. ndetse mwese mukatugirira icyizere kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana ize umugisha. Amen. Turashimira abantu bamaze kudusengera, baturirimbiye, abatuyoboye. Ego. Imana ibaheze umugisha cyane. Amen. Hanyuma turabiyegereje tudatinze kugira ngo twinjire mu ijambo. Ego. Tugiye gusoma ijambo mu gitabo cya Yobu, isura iheka y'42 n'umurongo w'10. Bibiliya iravuze ngo Yobu agisabira bagenzi be, Uwiteka aherako aramwunamura, amukiza ibyago bye, amuha ibihwanye n'ibyo yari afite. 2:11. Nuko abavandimwe bose ngo bose bamusangana n'abashiki be bose, ngo n'abari baziranye nawe bose ngo basangira nawe mu nzu ye, ngo baramuririra kandi ngo baramuhumuriza kubw'ibyago Uwiteka yari yaramuteje byose, ngo umuntu wese amushumbusha igice cy'ifeza n'impeta y'izahabu. N'iri jambo nashatse kugira ngo tuganire umwanya utari muremure. Ego. Yobu kubera gukiranuka ngo byatumye Imana imurata imbere ya Satani. Umuntu iyo ari umukiranutsi azagenda ari intungane, azagenda ari umuntu wubaha Imana, azagenda ari umuntu wubaha Imana, azagenda ari umuntu uzi guca bugufi. Ikindi kiza kiranga umukiranutsi, arangwa no kuvuga ukuri. Ego. Umuntu iyo ari umukiranutsi azaba ari umunyakuri. Yobu ngo Imana imuratira Satani. Satani ngo kubera ikiganiro bagiranye n'Imana, Satani ngo abwira Imana, yobuzwa n'iki kugukiranukira? Waramuhaye umugisha, wamuhaye urubyaro, wamuhaye amatungo, wamuhaye ibintu byose. Ego. Imana kubera yuko yari izi kuko Yobu ari umukiranutsi udashobora guhinduka ngo ayiveho, Imana ibwira Satani iti nguhaye ibintu byose ariko nkwimye ubugingo bwe. Imana ishimwe. Amen. Ibintu byiwe byose ariko nkwimye ubugingo bwe. Yego. Iyo dusomye mu Migani isura 28 umurongo wa mbere, Bibiliya ivuga ngo umukiranutsi ngo ashira ubwoba nk'intare. Yego. Imana ishimwe. Umukiranutsi ngo azashira ubwoba nk'intare. Byatwaye igihe kirekire kugeza igihe barushe haza nk'abacamanza bakamucira imanza bakavuga ibintu byinshi, ariko iyo usomye isura y'27 Yobu ngo ababwira ijambo ririmo kwizera no gukiranuka. Arababwira ngo nubwo muvuga ibyo kunjogoza ngo sinzikuraho kuba inyangamugayo, ngo gukiranuka kwanje ndagukomeje, ngo ntacu umutima sinjakiri. Amen. Gukiranuka kwanje ndagukomeje, ntacu umutima wanje ngo uzashinjakiri. Cyane. Imana ngo zabizwa n'uburakari. Hano twasomye Imana ngo itegeka bano bagabo kugira ngo ngo abasabire imbabazi ku Mana, kuko Imana ngo uburakari bwayo bwari bwazamutse, ngo n'agahinda n'umubabaro ngo kubera ibyaha iyo yagize ngo no kumushinyagurira ngo bazamushinyagurira. Noneho ngo Imana igiye kubarimbura, ikintu cyantangaje nasomye rino jambo, Imana itegeka Yobu kugira ngo abasabire imbabazi kuko ari we mukiranutsi yemera. Bibiliya yatubwiye ngo Yobu akimara gusabira abagenzi be, ngo Imana ngo iramwibuka. Imana ishimwe. Ngo iramushumbuka, ngo ikazigenda ibikubamwo kabiri. Yego. Ariko ni umuntu watubereye icyitegererezo, kuko ngo umuntu apfusha abana 10 ku munsi umwe, imirambo 10 mu nzu, warangiza noneho ukabura n'amatungo yose, warangiza ubwaho wenyine ukarwara uruheri. Noneho arasuragira ikibazo cy'umugore we, ugeze igihe amubwiye ngo ese iyo Mana nubura cayirambyeho, ese iyo tuyituse nanone tukipfira kuko ntaho dusigaye. Ego.
Yobu amusubizanya kwizera aramubwira ngo Imana niyo yabampaye ngo kandi niba atwaye ngo izina ry'Imana ngo nirihabwe icubahiro. Amen. Amen. Ukubera iki uhaye vuga nk'umuntu wo mu bapfapfa? Mhm. Imana niyo izitanga kandi niyo iza yisubiza. Yego. Yobu asubizanya kwizera. Mhm. Kuko Bibiliya tubwira ngo kwizera kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Mhm. Ijambo rimaze kugwira mu muntu rimugwizamo kwizera. Kwizera kukamuhesha gukiranuka, kukamuhesha no gukora Imana ishimwe, Amen. kukamuhesha no kumvira. Mhm. Bibiliya yatubwiye ngo Yobu ngo akimara gusabira abagenzi be ngo Imana ngo iramwibuka. Yego. Iyo dusomye muri Yesaya amakuru y'umwami Hezekiya ngo Imana imaze gutuma umuhanuzi Yesaya Yego. iramubwira ngo nagenda amubwire ngo atunganye mu yandi magambo arage kuko iyi ndwara ngo afite atazayikira. Hezekiya ngo kubera hari ijambo hari isengesho yasenze umurongo wa 2 muri Yesaya 38 abwira Imana ngo wibuke ko ndadaga ngendera mu buzukuri ngo ngakora ibyo gukiranuka. Imana ishimwe. Amen. Ngo nongera ngarura igicaniro ngo cyari cyaribaganye muri Israel. Yego. Imana ngo ibwira inasomye ijambo ry'Imana ejo rirambwira ngo Imana ibwira Yesaya umuhanuzi wayo ngo genda numvishe gutaka k'umugaragu wanjye ngo mwongereye imyaka 15 yo kubaho. Yego. Imana ishimwe. Amen. Ariko muri iki gitondo nashatse kugira ngo tuganire ijambo rivuga ngo umukiranutsi aza yibukwa. Yego. Ni ibihe Imana yashingiyeho yibuka umukiranutsi wayo. Bibiliya yatubwiye ngo Yobu ngo akimara gusabira abagenzi ngo Imana ngo iramwibuka. Imana ishimwe. Amen. Njya kukwibuka izikoresha abantu. Cyane. Izikoresha barya bari abanzi. Yego. Barya bose babonaga ko bari abagome bawe. Akaba ari Imana ica. Imana igahindura imitima yabo bakaba inshuti bakaza bakaguhoza. Dawudi yarayivuze Zaburi ya 56 n'umurongo w'9 yaravuze ngo amarira y'abakiranutsi ngo Imana iziyabika mu icupa. None iyo umukiranutsi agize ibyago agatakira Imana ngo Imana izifundura ryacu ikoresheje abantu. Yego. Imana ikamwibuka kuko ica mu nzira nyinshi kugira ngo yibuke umugaragu wayo. Cyane. Iyo dusomye mu Itangiriro igice 8 umurongo wa 1 ngo Imana ngo yibuka Nowa ngo nibifite ubuzima byose. Imana ishimwe. Amen. Imana ngo yibuka Nowa ngo nibifite ubuzima. Yego. Imana ntizitererana umuntu w'intungane. Iyo dusomye mu gitabo cya Daniyeli kiriya gice cya 3 Yego. ari abasore ngo kubera kumvira Imana ngo no gukiranukira Imana kwari muri bo ngo banga guharika Imana yabo mu bigirwamana. Imana ishimwe. Amen. Ngo barabafata kubera ko birengagije itegeko ubundi umukiranutsi azaba nk'igiharamagabo. Yego. Ngo birengagize itegeko ry'umwami ngo bemera gutabwa mu itanura ry'umuriro. Bavuga ijambo rikomeye ngo nubwo Imana itadukiza amaboko yawe Nyagasani nta mpamvu n'imwe tuma turabikesha kuko turi abakiranutsi ntitwohakana Imana ahubwo Yego. Imana ngo ibakuramo ndatangara. Bibiliya narayisomye ejo irambwira ngo habe n'imyenda yabo ari bambaye. Imana ishimwe. Ngo ntiyigeze umwotsi kubera iki? Kubera umukiranutsi igihe cyose Imana izimwe. Amen. Dawudi yarayivuze ngo imvi zirinda ziba uruyenzi ngo ku mutwe wiwe ngo atarabona urubyaro rw'umukiranutsi ngo rusabirize. Imana ikabatungisha abakiranutsi. Imana ishimwe. Amen. Bibiliya niko atubwiye ngo Yobu akimara gusabira abagenzi ngo Imana ngo iramwibuka. Yego. Imana ngo yibuka imirimo yose yayikoreye. Yesaya 3 n'umurongo w'10 yazavuga ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa ngo n'imirimo y'amaboko yabo. Amen. Amen. Umukiranutsi igihe cyose aza yibuka. Iyo dusomye mu Migani 10 n'umurongo wa 3 aravuga ngo Uwiteka ntazemera ko umukiranutsi yicwa n'inzara ngo ariko hakanira abanyabyaha ngo izo bararikira. Yego. Umukiranutsi igihe cyose aza yibuka.
reka tubivuge ibintu bigera nko ku 10 byatumye ngo Imana yibuka Yobu. Imana ishimwe. Amen. Ikintu cya mbere ngo cyatumye Imana yibuka Yobu ngo nuko yabaye igisubizo ku bantu bose babanye nawe. Imana ishimwe. Yego. Amen. Yabaye igisubizo ku bantu bose. Rwose. Ese muri uru rugendo kuva Imana iduhaye agakiza, kuva umuntu yakiriye agakiza kugeza n'ubu nyine, ese uza ugenda ukabona kuko wabaye uri igisubizo ku bantu bose cyangwa twabaye ikibazo ku bantu? Ijambo rigira kabiri ngo ryatumye Imana yibuka Yobu. Imana ishimwe. Amen. Ngo Yobu ngo ntacyo ngo abapfakazi bigeze bamubura mu gihugu cyose. Yego. Yabaye igisubizo ku bapfakazi bose. Yego. Ijambo rigira gatatu ngo ntawasonzeye mu maso. Yobu ngo yagaburiye abakuru n'abatoya. Imana ishimwe. Yafashije abantu bose, agirira abantu bose neza. Yego. Ijambo rigira kane, Yobu ngo nta muntu yirenganije mu buzima bwiwe. Yobu ngo yubahaga abantu bose cyane. Ijambo rigira gatanu ryantangaje naryo, Yobu ngo yahojeje imfubyi zose amarira. Imana ishimwe. Amen. Imfubyi zose azihoza amarira. Yego. Ijambo rigira gatandatu, Yobu ngo nta muntu yigeze asuzugura mu bantu bose. Yego. Yobu ngo yubahaga abantu bose, ari abakuru ari abatoya. Imana ishimwe. Amen. Ijambo rikurikiraho rya karindwi, Yobu ngo yambitse abantu benshi. Yego. Ari abamusaze n'abatamusaze. Imana ishimwe. Amen. Yagiriye abantu bose neza. Yobu yagaburiye abantu benshi. Yobu yafashije abantu benshi. Yego. Yobu yakiranutse ngo mu nzu y'Imana ho. Imana ishimwe. Amen. Ngo kubera gukiranuka kwiwe ngo Imana imurinda ibibi byose. Iyo dusomye igice cya mbere hazavuga ngo mu gihugu cyahuse ngo hari umugabo witwaga Yobu, ngo wari umugabo utunganye, ngo wubahaga Imana, ngo kandi yari umukiranutsi ngo utunganye, ngo wubahaga Imana, ngo akirinda ibibi byose. Yego. Yobu yabaye intungane mu nzu yayo hose. Ngo ibyo ngibyo n'ibindi byinshi kongera ngo nizo zatumye ngo Imana ngo yibeho. Yego. Imana ishimwe cyane. Amen. Amen. Umukiranutsi azahora yibuka. Icyo nicyo kiza kiranga intwari. Yego. N'abantu bose uhereye mu itangiriro ukageza muri bufuno, abantu bose Imana yagiye ikoresha imirimo ikomeye nuko bari abakiranutsi. Yego. Reka dusome Zaburi ya 15. Yego. Uve Dawudi nawe ukundi yabavuzeho abakiranutsi. Zaburi ya 15 turahera ku murongo wa mbere. Bibiliya yavuze ngo Uwiteka ngo ninde uzatura mu ihema ryawe. Imana ishimwe. Amen. Ninde uzatura ku musozi wawe wera. Yego. Igisubizo turakibona ku murongo wa kabiri ngo n'ugendera mu bitunganya agakora ibyo gukiranuka, ngo akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. Yego. Agakora ibyo gukiranuka, ngo akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. Rwose. Ijambo rigira kabiri ngo utabeshesha abandi ururimi rwe. Ngo ntagirire nabi mugenzi we, ngo ntashushe inkuru y'umuturanyi we. Imana ishimwe. Umukiranuka ari umuntu w'ibanga, azagerageza kubana n'abantu bose amahoro. Yego. Ariko wowe nyine urebye wenyine mugenzi wawe ari mu kugira ikibazo, ahubwo ukaba umunyamakuru, ukaba umuntu wo kugenda ubaye umutangaza. Imana ikatureba gusa ikatugaya kubera yuko ari umuturuzi w'imbabazi. Yego. Ariko Dawudi yabisobanuye neza hano, aravuga ngo utabeshesha abandi ururimi rwe. Imana ishimwe. Ngo ntagiriye nabi, ntashushe inkuru y'umuturanyi we. Umukiranutsi w'Imana azahora yibuka. Yego. Ku murongo wa 5 avuga irindi jambo rikomeye ngo ntaguriza ifeza kubona indamu ngo zirenze urugo. Ntaza ashaka inyungu zirenze urugo.
uko ni ukuri umukiranutsi buri gihe azahora yiyubaka cyane. imana ngo ibwira Yesaya, imana ishimwe, ngo numvishe gutuka umugaragu wanjye, subirayo umubwire ngo mwongereye garante y'imyaka 15 kandi ngo mukijije indwara, iriya ndwara yari imugoye yego yimukuyeho, abaye muzima ngo kandi ntazi ihumure mu gihugu cyose, nibutse imirimo yakore, imana ishimwe. amen. Nibutse kuko yagaruye igicaniro muri Israheli. yego imana ntizitererana abaye, ntizitererana intore zayo. Yesu niko yavuze ngo ngwese ngo yobasha kuzirangara ndite kuko izibereye maso igihe cyose, ibitegereje kugira ngo yumve ko abakiranutsi bataha. yego Bibiliya yatubwiye mu gitabo cy'Itangiriro ngo imana ngo yibuka Nowa ngo n'ibifite ubuzima bwose. Iyo usomye isura y'8 n'9 uza wumva imigisha yose ngo imana yagiye. Nicyo gihe imana amubwiye ngo nimubyare mwororoke mugwire isi. amen. Umukiranutsi azahora yibuka. Uvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa ngo n'imirimo y'amaboko yabo. amen. Imana iradushaka ngo dukiranuke kugira ngo tuzahawe igororano. Imana ishimwe cyane. amen. Iyo umuntu yibutswe n'Imana, Imana izi kwambika indi shusho utagiraga, Imana ikakuremera izindi nshuti, barya bose bagusuzuguraga bose ngo bazabagaruka bagaca bugufi. Imana Dawudi ngo amaze kuja ku ngoma, Imana Dawudi ngo yibutse neza yayo gataha. Imana ishimwe. amen. Yibuka amasezerano bagiranye nabo. Imana ngo iramwibuka, yibuka akamuga kabaga iyo ngiyo, karaza kakaza gasangira n'umwami ku meza. yego kubera iki? Iyo Imana ijya kwibuka izi kwicazanya n'abakomeye. yego Ana ngo yari ingumba, Imana ubwayo yonyine ngo niyo yaramugize ingumba, ariko kubera ko yari umukiranutsi, Imana ishimwe. amen. Kuko yahoraga imbere y'Imana ngo azane ituro, azana imirimo y'Imana, uko urwibutso imbere y'Imana. Imana ngo imuheza Samweli. yego Hari aho yavuze aravuga ngo wari ingumba, Imana imuhaye abana bari. Kubera iki? Kubera gukiranuka. amen. Umukiranutsi Imana izimurinda intambara zose. yego Harya Dawudi yavuze ngo nubwo ingabo zibambira amahembe akuntera, umutima wanje ntuzatinya kuko Imana ngo ariyo gakiza kanje. Nta handi agakiza kanje kari, jewe Dawudi, kari mu nzu y'Imana. amen. Umukiranutsi Imana izimurinda ibibi byose, Imana ikamurwanira intambara zose. yego Imana ishimwe cyane. amen. amen. Ese ko turakiranuka muri iki gihe kuzageza ku gupfa? Mm. Bayo uko badutegereje, ba Daniyeli ko badutegereje, Imana ishimwe. amen. Daniyeli ngo baramufasha umuta mu rwobo rw'intare ngo yanga kwihakana Imana, Imana ishimwe. yego Imana ngo ibuza umwami Dariyo wari utegetse ibihugu 122 kuva mu Buhinde ukagera muri Ethiopia. Murumva kuko yari aremereye kurusha ibihugu Donald Trump ayoboye muri none Amerika. Ariko ngo yamazana ijambo ryiza rizarindangaza ngo se Daniyeli umugaragu w'Imana ihoraho, Imana ishimwe, ngo se Imana yawukorera kuramutsaho kuko uri umukiranutsi. Daniyeli basubiza n'ijwi ryiza ryaraye mu mahoro, Imana ishimwe. amen. Aravuga ngo ntaco ndagucumuyeho Nyagasani, ngo niyo mu ijuru ntaco ndayicumuye, ngo Imana yohereje marayika wayo ngo araza mu iminwa y'intare. Umugaragu w'Imana ni mutara. yego Nta n'agakomere ifite, nta n'urwara. Ariko muzi intare zishonje, intare zisingira imbogo, kandi imbogo nayo ni inyamaswa ikomeye. yego Ntamiyica ngo mu masegonde nk'abiri. Ariko ibaza noneho imbaraga z'umuntu kubera yuko ari umukiranutsi wubaha Imana akirinda ibibi zose. Imana ishimwe. amen. amen. ngo Daniyeli kubera yuko ari intungane. yego Kubera yuko iyo Imana ija kukibuka ubwayo yonyine izi kugirira icyizere, ikatuma n'abantu
icyizere cyane. imana ikaguhesha igikundiro ku bantu bose imana ikagusiga ubwiza Yego. umukiranutsi ni imirimo umukiranutsi si amagambo Mm. umukiranutsi arangwa n'urukundo umukiranutsi ntarangwa n'ishari Mm. ariko uri mu gusanga ubu nyine abantu benshi babaye abanyeshari Yego. ariko uzi nka kera ba sogokuru na ba data bakigabirana Mm. umusaza akaja gupfa akavuga ngo nyanaka yangiriye neza muzamwiture neza uko mushoboye Mm. muzamwiture neza muzamwiture mu myiza yadukorera muzomufashe aho azaba ari hose muzomufashe Yego. kera abantu bakigira urukundo abantu bagikiranuka mu nzu y'Imana nta muntu waza guhaguruka ngo atuke undi mu muhanda nta muntu nta pasiteri waza guhaguruka ngo aterane n'uwundi ngumi mu rusengero ariko kubera ko gukiranuka kwadukamutsemo niyo mpamvu abantu bari mu gusuzugura abashumba abantu bagasuzugura abakozi b'Imana Yego. abantu babaye nk'ivyigenge Imana ikatureba guseka tugari Yego. ariko nimureke dukiranukira Imana tuve mu bintu twagiyemo bidafite umumaro Amen. kubera gukiranuka kw'ababyeyi bacu bagiraga kera muri gakondo umuntu yaza agatambuka yagenda ari umwungeri umubyeyi akaguhamagara ati banza uze mu nzu mbaze gufungura hari aho wariye Yego. akaguhendahenda bukeya mu kinyabupfura mu rukundo mu mahoro n'ineza n'imbabazi akagufungurira ugakomeza urugendo Yego. icyo ni cyose nicyo kiranga abakiranutsi n'imirimo niyo mpamvu Bibiliya yatubwiye ngo Imana ngo yibuka Imana ishimwe Amen. imugarurira ngo ndetse ikazigenda iyifunga Yego. Bibiliya iyo usomye neza izikubwira ngo mu gihugu cyose cyahose ngo niba ari umuntu wari ufite abana beza ngo Imana imuheza abana beza waba kuranga ngo n'ubwitonzi Imana ubwiza bwose ngo Imana ibaheza ubundi bwiza ngo batatu ngo abandi bafite kubera iki kubera imirimo myiza yakoze kuko yabaye mu kiranutsi ntiyahemukira Imana ntiyahemukira n'abera ntiyahemukira abitangarugero abicitegererezo mu byo avuga no mu byo akora no mu magambo umukiranutsi buri gihe azahora yibuka Amen. Imana ishimwe cyane Amen. uzarebe habe no muri ubu buzima dutuyemo mu isi iyo umukiranutsi apfuye abantu bose bazabangwa bakavuga ngo nyanaka yakoze neza yazaga ari imbato gafasha yari umusenzi mwiza yari umuhanuzi mwiza utaza kuvangira ngo ateranye abantu utagira ku macakuri abantu bonyine Imana ikabakoresha kuko Imana ikoresha abantu Imana ishimwe Amen. abantu bagatabara umuryango Yego. kubera iki kubera yuko umukiranutsi intore yayo yagiye Imana ishimwe Amen. Imana igatabara iciye mu bera abantu kubera iki kubera imirimo myiza nyanaka yakoze uvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatunga imirimo y'amaboko yabo Amen. nimureke dukiranukire Imana kugeza ku gupfa Imana ishimwe nasomye mu gitabo cy'Abaheburayo sura ya 3 Bibiliya irambwira ngo Mose ngo yakiranutse ngo mu nzu yayo hose Imana ishimwe Amen. Imana ikamureba uko bugenda uko bwije ugasanga ari umukiranutsi ubundi kiza kiranga umukiranutsi irindi jambo ngo ahora mu buzima bweje kuriya Dawudi yabwiye Imana ngo ndawushimira kuko wangendereye mu gicuku cyane ngo ntiwamana n'umugambi umukiranutsi buri aba afite imigambi myiza Imana ishimwe haba ku muryango haba ku gihugu ndetse no mu murimo w'Imana agendana umugambi mwiza Imana ishimwe Imana igashimangira umugambi mwiza afite muri we igashimangira umutima mwiza igashimangira ibitekerezo byiza afite muri we yo Imana iramwibuka Imana ishimwe Amen. imirimo yose yayikoreye Yego. iyo dusomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa isura y'9 n'umurongo wa 36 Tabita Dorikasi bamaze gupfa ngo abera bazana amakanzu Imana ishimwe imfubyi n'abapfakazi ngo zirahaguruka abantu bose ngo yagiriye neza ngo ayamari arazamuka mu rwibutso imbere y'Imana Imana ibishurira Petero
Petero gusa we yaraje yujuje umuhanuka ngo amurambararaho asenga isengesho rigufi cyane. Imana ngo yibuka amarira y'abacyane. Imana ishimwe. Imana ngo yibuka gutaka kw'imfubyi abo yadodeye ngo bazana amakanzu. Yego. Ngo bazana imyenda yose baravuga ngo Mana we wongere utugarure Tabita. Imana ngo iramwira Tabita kubera iki? Kubera imirimo myiza yakoze. Imana ngo yibuke amarira y'abakiranutsi. Imana ngo iziyabika mu ijuru. Amen. Intwari zose gituma tuza tuzibuka zose. Abo tuza tuvuga hari abo tuzi n'abandi tuza twumva gusa mu mateka, ariko abo bose iyo ukurikiranye amakuru yabo nuko bakiranutse baranzwe n'imirimo myiza bakoreye Imana mu buzima bwabo. Yego. Ese Imana n'abantu bazatwibukira kuki? Niki Imana yo ni none jewe kigaho? Niki Imana yo kwibukiraho uwo mukozi w'Imana uhari itegeko mu gitondo? Dutekereze kuri aya magambo umwuka w'Imana dufashe kugira ngo twumve twaguke. Dutekereze ese Imana n'abantu bondibukira kuki? Yego. Ni iyihe mirimo mpaye nkora ubu Imana yibukiraho? Iyo dusomye mu Itangiriro igice cya 5 Imana itubwira amakuru ya Enoki. Imana gusa mbwira murebe iri mu ijuru irabanduka ngo ni icubahiro cyane. Imana ishimwe wigira na Ziyara nawe Enoki gusa ngo arazamuka aja mu ijuru. Abo baradutegereje kugira ngo tuzahanga inzasezerano. Yego. Umukiranutsi w'Imana bazashira ubwoba bw'intare. Imana imugwizamwo urukundo, Imana ikamugwizamwo umutima w'imbabazi, azagira umutima wo kuba. Imana ishimwe. Amen. Dawudi yarabivuze Zaburi ya 36 umurongo w'11 aravuga ngo uzikomeza kugira imbabazi abakuze ngo no kwereka abafite imitima itunganye ngo gukiranuka kwawe. Imana ishimwe. Ngo ikirenge cyo kwibona ngo cye kwimura Imana mu mutima wawe. Uzikomeza kugira abakuzi n'abatakuzi umutima w'imbabazi. Umukiranutsi azababarira nta kondisiyo ashize. Satani ntaza arwanya agakiza. Satani arwanya imbuto ariyo y'imirimo twaheto. Umukiranutsi w'Imana ngo azashira ubwoba bw'intare. Imana ikakugwizamwo urukundo, ikakugwizamwo amahoro, ikakugwizamwo ineza, ikakugwizamwo ubuntu. Imana ikagukuramo ishari ryose wagiraga. Imana ikaguhindura icyaremwe gishya. Amen. Ukagenda uhawerera abandi imbuto z'imirimo myiza yo gukiranuka. Yego. Niho harya Petero arababwira ngo nuba sazana kabakora ngo ariko nibabona imirimo myiza izabatere guhimbaza Imana. Tuza abamama benshi bihanganiye abagabo babo bakuru kuko bukeye, ariko barabihanganira barakomeza barasenga barasaza. Bamwe byabaviriyemo n'agakiza bagahaguruka umuntu mu ruhame rw'abantu mwitorero akavuga ngo jewe nyandaka madame niwe watubyekiza niwe mupasiteri wanje kuri none. Yego. Kubera ibikorwa bye nagerageje kugira nabi uko nshoboye kose, ariko ambera umuntu mwiza. Imana ishimwe. Agahaguruka akavuga ubuhamya mugafasha abantu. Kubera iki? Gukiranuka. Gukiranuka niko kuza gutuma umuntu abasha kwihanganira intambara zose. Kandi nta kindi cyo dushoboza gukiranuka nuko duhagarara ku ijambo ry'Imana, nuko tuba abantu b'abanyamasengesho ahagije. Yego. Duhagarara mu kwizera. Amen. Tugatekereza aho Imana yadukuye, ugatekereza ibyo Imana yagukoreye. Iyo umuntu ahatekereza gutyo uzakomeza ukanguka mu buryo bwo gukiranuka, mu buryo bw'imyizerere, mu buryo bwo kubana neza, ukagirana umubano mwiza niba. Amen. Tekereje ngo Imana yakoreye ibintu bito. Imana ishimwe. Amen. Imana ni umurimo w'ijoro n'isi. Ibyo izi dukorera uko bukeye n'uko bwije, ariko nimureke ese Imana n'abantu bazatwibukira ni iyihe mirimo dukora muri iki gihe. Uri mu gusanga umuntu asaziye mu nzu y'Imana, ariko wareba nta murimo n'umwe. Mwarimu cyangwa se umuyobozi itorero rikakureba rigasanga gusa wabaye ingwizamurongo. Nicyo gituma abantu bakugera mu nzu y'Imana kubera ko nta mirimo, abantu benshi bagasinzira haba mu mwanya wo kuramya no guhimbaza. Ntumenye kuko umuntu ari mu rusengero ukaza ugira ngo umuntu gusa ari ahantu ku gatore kubera yuko ntaza ahari. Yego. Ariko uzarebe iyo umuntu ahagaze mu mwanya mwiza wo gukorera Imana, ntabwo umushumba wawe aza guhata gukora kino kintu. Oya
uza wumva gusa ari nk'amazi ahadudubiza mu mutima wawe kaguhata kugira ngo wahindure Imana muri uru rugendo dufite rwo kurira mu ijuru. yego Umukiranutsi bazahora yibukwa uko bukeye n'uko bwije. yego Nimureke dukiranukire Imana tuzageze ku gupfa. cyane. Imana ishimwe cyane. Amen. Muri uru rugendo dufite rwo kuja mu ijuru hari inzitane nyinshi, hari intambara nyinshi, hari ubukene bwinshi, hari ibirwara byinshi, hariho gupfusha kwinshi, hariho ibyago byinshi, hari imbohe nyinshi dufite, hari ibintu byinshi bitubujiramo, ariko nimureke dukiranukire Imana tuzageze kugira ngo tuzahabwe ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije. Amen. Imana ngo nyukayo Imana ishimwe biramwibuka bitewe n'imirimo myiza yayikora. yego Imana ibaheze umugisha. Turasoje reka tweme dushima Imana kuko yatuboneye no mwanya kugira ngo tuganire. Imana turagushimiye kuko wabanye natwe muri iri jambo, zatubayeho tukuragije n'ibiri imbere. Dawudi aravuga ngo umutima wanjye himbaza Uwiteka ngo ntibibagirwe ibyo uzagukorera. Imana y'ubuyo ijambo ryawe ryavuze ngo amarira y'abakiranutsi ngo uzuyabika mu icupa, ngo kandi umukiranutsi ngo ashira ubwoba bw'intare. Kweretse abakozi bawe bari aha bose bategereye kuri uyu murongo wagiye baturema. Turagushimye kuko ubwabo batugiriye icyizere, nabo ubwabo bakatugirira icyizere kugira ngo tubashe kuganira aya magambo. Reka umwuka wawe wera afashe itorero, afashe abera, afashe abapapa, afashe abamama, abasore n'inkumi bose, abakozi b'Imana bose, kugira ngo tubashe gukiranuka tuzageze ku gupfa. Uri Imana ishobora byose, nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Sabira abera bose umugisha babasha kuntegera umwuka wawe wera kuko ari umwarimu w'ikirenga ubasha kudusobanura. Twebwe ntaco turico, ariko dushobozwa nawe Kristo duhibara. Uduhe gukiranuka kuzageza gupfa. Bibiliya yatubwiye ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa ngo n'imirimo y'amaboko yabo. Mana turagusaba kugira ngo uduhe gukiranuka tuzageze ku gupfa, kandi uduhe iherezo ryiza ry'imirimo myiza, kandi twumve kumenya Imana. Pawulo abwira Abakolosayi arababwira ngo mugende kuko bikwiriye mu mwami wacu, ngo kandi mumunezeze muri byose, ngo mwere imbuto z'imirimo myiza yo gukiranuka, kandi mwumve kumenya Imana. Uri Imana ishobora byose. Turagushimiye kuko wabanye natwe muri uyu mwanya w'ijambo. Izina ryawe nirihimbazwe uhereye none ukageza iteka ryose. Urakoze kuko wabanye natwe muri uyu mwanya w'ijambo. Sabira abera bose umugisha, wagirire neza kandi ubiteho, ubabere igisubizo. Urakoze kuko ubyumvishije kandi ibyo tugusaba byose ukabikoze. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusabye, umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Amen. Imana